iki kinavuga muri Bukaro akantu twagarutse aha tureba uburyo bwo gushyiraho CEO uburyo biri gukorwa muri make Tadeo nawe yamaze kuyibona ko aretse mbere y'aya mezi abiri akajyaho CEO ni umuntu wamushyira agatuza n'amananiza akegura bikazagera mu kwezi kwa kabiri atakiri ikibazo cyangwa se atakiri mu nzi nta bushobozi agifite nawe rero arabireba akavuga ati ntabwo ari uko bazanye CEO ngo twuzuze imyanya nk'uko tubibwira abareyo ahubwo twebwe turabikora mu buryo bwo gushyira agatuza ku muntu ariko nawe ajya gusohoka kuko yasohotse itanarangiye yabwiye ati murasigara muri ibyo byanyu yabwiye ati ngendangajwe imbere no kujya gushaka amafaranga yo gutegura ekipe ngomba kwinjiza rukari ngira ngo ni uyu munsi umuyovu ibyo byose abareba barimo umuyovu we imyitozo yamaze no nta muntu wemerewe gukora imyitozo ya Kiyovu uyu munsi Kiyovu nayo irinjira rukari bo bafite gahunda yo gukubita umuriro ku wa gatandatu saa 12:30 uri kumva nawe rero mwenyewe zose irimo ayo makuru ari gushimisha Kiyovu cyane ariko ati nibakomeze baryane nibyo mwenyewe nawe akavuga ati tuzaba profite njyewe ndi gushaka amafaranga kugira ngo ekipe ibonere zirita ati hari ibibazo byinshi nako hano mukarumuna niho barakorera ati hari ibibazo byinshi hari ibibazo byinshi by'amafaranga ati mwero muri kuntinza turi kugaruka ku byarangiye nimureka ngo tuganire turebe uko twategura match ati rero njyewe ndagiye arabacika reka siganazemo akantu ndamwemeye ibere avuga ati ntabwo nasezera muri iyi situation yabwiye ati njyewe Tadeo mureba ndacyafite imbaraga zo kuyobora Rayon ndetse nyikunze ati rwose nimunacitse intege byanturukaho ariko ntibyaturuka ku wundi uzi ubwoba mfite muri Rayon kantu gashobora kuba nubwo ari akantu katari keza ariko niho kagana n'ubundi biri kuba ntabwo ari byiza si shyashya yego ndiho ndabona izi match za Kiyovu ariko cyane cyane nka match za Singida ndiho ndabona hagiye kuzamo ibice bimwe bishaka ko Rayon itsinda n'ibindi bishaka kwitsindwa ahubwo si muri aba bakinnyi batangiye kwigaragambya kandi windo yarafunzwe nta hantu bajya nta kintu mwumvamo uvuga ngo sinshaka gukina ukabivuga buri minsi 3 ngo umukino we Fahami yamaze gukonfaminga Sefu ko ari we wakamukiniye gatandatu Sefu niwe uteye iya mbere avuga ko ataza gukina kapiteni Serumogo kuri 2 Kabange yahamagaye muri nationali nawe aratangiye urumva ntanakina niyo yajya mu kibuga umuntu yaguha umusaruro umeze ute nta kantu mwumvamo Axcel uzanye ingingo ikomeye isanzwe inazwi muri aya maekipe y'abafana kenshi iyo situation nk'iyirimo hari abakurura abakinnyi uri kumotiva bamwe abandi bari kubavana muri situation ya motivation kugira ngo babakure muri match kandi iki kintu bararusha Tade amafaranga dore ikindi kintu gikomeye uvuze sibyo kurusha abandi amafaranga aba bayobozi bose mu byo bamazemo iminsi barabizi ko tapiveri itanga umwanzuro ku kintu runaka cyose umuyobozi wa Rayon Sport no gutsinda kuko Rayon Sport idatsinda abafana baratangira bati nawe yirekure niba udafite kuko ntuzamubwira ngo ndi kunanizwa umufana ibyo nashaka kubyumva aravuga ati niba yakunaniye abo bakunaniza bahe nabo turebe nyine kuko niko bavuze kuri Jean Fidel kuko babigenje kuri Jean Fidel ati wowe yiziriko niba yakunaniye turahari turayishoboye ubona ariyo situation kandi kantu niba yakunaniye ngo yisubiza ba nyirayo niko bimeze cyane rero murongo ngiye mbona twajyamo neza nko kujya inama ni ukuvuga ngo aba bayobozi ba Rayon Sport bari kuryana nibo bayobozi bakoze amafamiye bari gutegura match ribuka bajya mu kagera bashaka amanota sibo hari undi wajemo nibo biyunze hamwe bashaka amanota kandi barayabona baravuga bati barategura Rutsiro barategura Marina barategura Henahe kandi ahenshi babonye amanota yego icyo cyabungaga hajemo iki cyatumye none bari kuryana ntabwo byakunda ubufanyiriza zakunda ntibyakunda ejo nabaje umuntu navuga nti niye famille zategura Kiyovu arambwira ati ko ari match ya mbere ati tuzategura muri rusange ariko njyewe reka mbabaze ikibazo ubundi aba bagabo bose ko bafite amafaranga kuki barwanira kuyobora Rayon Sport oya umugabo hava akagera kundi cyubahiro kuko niba hari ikintu abantu bapfa ni cyubahiro we nunyuba nawe nunyuba sinakuba wakoze ibi nanjye utabikoze sinzakuba nonsinda aho nzajya nca ku mihanda bazansenga naratsinzwe nashyizemo agatuza uransinda nabansuzugura reka mbabwire conclusion yanjye umuyobozi wa Yanga yari mu Rwanda sinzi niba yagiye mwabonye ibintu byabaye bya sport biz yari yaje mu Rwanda bari banabinumiye mo mbura umwanya wo kubijyamo ariko nabonyemo aba sportif benshi hari uturongo yoherezayo Nepo hari mu kiganiro yatanze hari mirongo nk'ingahe nafashemo yaravuze ngo ikipe ya Yanga yajemo akavuyo bigera ahantu abasaza bakurura bakavuga ngo ni ikipe yabo waze wa baraza
birangira bicaye baravuga ngo niba ari ushaka uzana amafaranga reka dushake umuntu wabyize, niba dushaka directeur technique noneho turebe mu bakinnye umupira w'amaguru wo muri Yanga tuba ariwe tuzana, niba dushaka CEO tuzabona umuntu wize ibyo bintu, buri mwanya ujyeho uwabyize apana kuvuga ngo umuntu wo muri ekipe. Rayon Sport niho igeze. ndetse muri buriya CEO ni ngombwa ko aba umureyo, si ngombwa ko CEO aba umureyo, apfa kuba yarabyize neza ashoboye izi projet sportif azizi neza, icyo azanye si ngombwa ngo turebe ngo mu bantu bayoboye Rayon ngo mu bayikiniye ngo mu babaye abasaza. CEO ni umuntu uza hariya nubwo yaba yarabaye mu yandi makipe, rero situation Rayon Sport irimo ibyo ntibabyumva. CEO araza kubera impamvu ntago aza kubera bo bari kugaragaza inyota y'ubuyobozi bafite muri bo, uri kumva bakavuga ati CEO agomba kubuya uramugena yabyize he yabikoze he. Reka tuvuge mu bari kugenwa ninde wabikoze ahantu runaka ufite experience byibara imyaka nk'ibiri. Abdarabaye meya aba na president wa Rayon ariko nawe yabaye CEO nyine nanjye mpamvu ngerageje byo n'abandi bose. Liliane nawe wenda afite experience ariko baravuga bati ni ako nawe ntabwo yabaye CEO. we Tade yamutekereje kugira ngo ahangane na ni defensive kugira ngo yidefend, ariko hari abantu babishoboye wanavana no hanze ye babikoze muri za za namutekerezaga ko byarangiye bitibye kandi Gakwaya nyine bamushyira muri abo bantu batatu yarari mu cyo nabo bateguye abantu baremereye bamurekeye mu kanyenyeri ke Axcel ikintu utumvishe ntabwo ari uko bamutanga kugira ngo aze gutora, barabizi yuko akanyenyeri aragashinzwe. Urakuraho umuntu w'akanyenyeri karemere, umvisha andi mayerere, urakuraho umuntu w'akanyenyeri karemereye ku mugano n'amaposte umukozi uhoraho uriya mushinga cyane uramuzana muri batatu ofisi araripotinga buri gitondo. No ariko ziko byicitse ibintu byo muri Rayon mwabonye ejo Tade avuga ngo twemeje ko inama y'ubutegetsi izashyiraho CEO ngo yabanje kugisha inama komite nyobozi, ubundi komite nyobozi nigisha inama board. None ubaho bigeze board iri kugisha inama komite executive byicuritse rero kuko genda somye no mwanzuro na Tade yobwa bivuga ngo twemeje ko board igisha inama komite executive byabaye heza. Uzi ikintu bino bintu birakomeza kandi board ari inama ahubwo birakomeza biduha amabaruwa ngende kubona nta wundi mwanzuro amabaruwa akomeza soke ibi bintu ahubwo n'ubundi bizongera bikemurwe na leta. Nukuvuga ya kipe yabo bashakaga ngo igaruke mu biganza byabo iraje iba bana ibisazi rwose RGB irongera intervene kuko urabizi ko Tade ajya kubwira RGB ati nyabuneka wabone leta avuga ati kabaye kuko yatangiye kuyihuruza ariko namuvunye ni intervene kuko muvunyi urabona ko yaje yavuye Chicago arahari kuko ashiremo rwose byabitekerezo bye. Ugarutse ku kintu cyiza nayo mwanzuro mu masegonda make ejo bundi nakunze ko atari wasimye kuri iriya baruwa itegura buriya ntamubonyeho nka sinyatire nkabona vice chairman navuze ntihangaha none biramworoheye nagaruke none ajya inama mu buryo burambye. Nuko dusoje